mugoroba tugiye kuganira hejuru y'ijambo ry'Imana. Uyu mugoroba turaganira hejuru yo kuyoborwa n'umwuka wera w'Imana. Reka tubanze dusenge dushima Imana. Data, mu izina rya Yesu twongeye kugushima no kuguhimbaza, tukuzamura icyubahiro mubyeyi mwiza. Tugushimiye ko waduhitiyemo uyu mugoroba kugira ngo tuganire hejuru y'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe rirakiza kandi ijambo ryawe rirahumuriza. Ndasenze rero kugira ngo Mana ngewe wahisemo uyu mugoroba kugira ngo nkubere akanwa uganirize ubwoko bwawe. Reka Uwiteka Imana Nyiringabo, umwuka wawe wera aze abane natwe kandi abane n'abagiye kuryumva, Mwami Imana, kugira ngo dutangirane nawe kandi buri wese asubizwemo imbaraga, ahemburwe, akizwe, wari urwaye wari ubabaye yishime kubwira ijambo Mana tugiye gutangaza, tubwira abera bawe, tubwira abananiwe, tubwira abashonje, tubwira isi, kugira ngo Mwami bumve yuko uri Imana ikiza, uri Imana ikora, uri Imana iriho kandi izahoraho. Ndagushimiye yuko Mwami uri kumwe natwe aka kanya, ndagushimiye yuko umwuka wawe wera ari hano, kandi ndagushimiye yuko ari buyobore gahunda zose, tukaza gusoza tuvuga imbaraga zawe no gukora kwawe. Ni mu izina rikomeye rya Yesu senze nizeye, amen. Haleluya. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Tugiye kuganira hejuru y'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nk'uko nababwiye nabahitemo ni hejuru yo kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Kuyoborwa n'umwuka w'Imana ni ukuyoborwa n'Imana ubwayo. Iyo uri mu mwuka w'Imana uba uri kumwe n'Imana. Iyo uri kumwe n'Imana uba uri mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ibyanditswe byera byahumetswe n'umwuka w'Imana. Nibyo bidufasha muri uru rugendo, bikatuyobora, bikatugera mu nzira nziza Imana idushakamo. Ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi butavangiye, ni ukuri kuzuye. Rero iyo tuyoborwa n'umwuka w'Imana twifashishwa ibyanditswe byera kugira ngo dukomeze kuba mu murongo Imana idushakamo. Yesu ashimwe cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu Baroma ibice 8. Turasoma umurongo wa 14. Haravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Haleluya. Abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Muri iyi si tujya byinshi biyoboye abantu, ariko iyo twitegereje, iyo dusomye ijambo ry'Imana riratubwira umunsi ku wundi ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Sinzi wowe ikikuyobora uyu munsi, sinzi ikigufashe kigutwaye ubwenge, kikutwaje igitugu, ariko Uwiteka Imana aravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Ijambo riko ritubwiye ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Hari imyuka ibiri muri iyi si iyoboye abantu cyangwa iyoboye isi. Iyo utayobowe n'umwuka w'Imana nk'uko twabivugaga hano, uba uyobowe n'umwuka wa Satani. Umwuka wa Satani utwaje abantu igitugu. Mu yandi magambo, uba waratwawe n'isi, kuko mubizi neza ko Satani amanuka mu isi, Imana yaravuze ngo ugushije ishyano wasiwe, kuko umanukiwe n'umubi. Rero iyo utagumye mu ijambo ry'Imana ngo rikuyobore, iyo udafite umwuka w'Imana ngo akuyobore muri iyi si, uba uyobowe na Satani. Satani afite inzira nyinshi akoreramo. Ushobora gutwarwa n'ibintu, ushobora gutwarwa n'amafaranga, ushobora gutwarwa n'inshuti mbi, ushobora gutwarwa n'ubusambanyi,
ushobora gutwarwa n'ubusinzi. Hari byinshi biyoboye iyi si, ariko twebweho abamenye Imana ngo tuyobowe n'Umwuka Wera, tuyobowe n'ijambo ry'Imana rihora ritubwira ngo dore inzira itunganye, dore aho mbashaka, dore icyo mugomba gukora kinezeza Data. Haleluya. Iyo uyobowe rero n'Umwuka w'Imana, uba uyobowe n'Imana ubwayo nk'uko nabivuze. Waba utayobowe nayo ukayoborwa na Satani, akagutwaza igitugu, akagutwara aho ashaka hose. Kugira ngo uyoborwe n'Umwuka w'Imana rero, uba ugomba kugendera muri rya jambo ry'Imana navuze. Ibyanditswe byera bikomeza kudukangurira yuko tugomba kuba maso, tugasenga, tugashima, tugasoma ibyanditswe byera kugira ngo dukomeze kuba mu Mwuka w'Imana nk'uko Imana ibidushakaho. Tugiye gusoma ibyanditswe byera nanone dusanga muri Yohana ibice 8, turahera ku murongo wa 31 tugeze kuri 36. Reka dusome. Ijambo ry'Imana riratubwira, Yohana 8:31, umutwe w'amagambo uravuga ngo abana ba Aburahamu nyakuri. Nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri kuzababatura. Baramusubiza bati, ko turi urubyaro rwa Aburahamu, akaba ntabwo twigeze na hato kuba imbata z'umuntu wese, none uvugiye iki ngo tuzabaturwa? Yesu arabasubiza ati, ni ukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha. Imbata ntiba mu rugo iteka, ahubwo mwene nyirarwo niwe urugumamo iteka. Nuko umwana nababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Amen. Yesu ashimwe cyane. Iri ni ijambo ry'Imana. Uku ni ukuri kw'Imana. Nk'uko umutwe w'amagambo watubwiye ngo abana ba Aburahamu nyakuri, cyangwa abana b'Imana nyakuri, ni abahe? Ni abangaba nk'uko Yesu yabwiye abayuda, cyangwa nawe nk'uko Imana ikubwira uyu munsi. Imana iravuga ngo abana bayo nyakuri ni abangaba. Ni abirinda icyaha, ni abagendera kure y'ikibi n'igisa nacyo, ni abaharanira gukora ibyiza. Abo nibo bayoborwa n'Umwuka w'Imana, abo nibo banezeza Imana. Aba bayuda bashatse kuburanya Yesu, baramubwira ngo ko tutigeze tuba imbata y'umuntu uwo ari we wese, ngo uvugiye iki gutyo? Yesu arabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko umuntu wese w'imbata y'icyaha, ukora icyaha aba imbata yacyo. Haleluya. Iyo ukora icyaha cyangwa iyo uri ahantu hatejejwe, iyo uri kure y'ubwiza bw'Imana, ntabwo ushobora kubona Umwuka w'Imana, ntabwo ushobora kunezeza Imana, ntabwo ushobora kuzura Umwuka Wera w'Imana, ntabwo bishoboka. Aba bayuda niko bibazaga, ariko harimo abari baragiye kure y'Imana, harimo abari baratandukanye n'ubwiza bw'Imana. Nk'uko uyu munsi natwe tujya ducumura tukajya kure y'Imana, cyangwa harimo abanyabyaha bakiri kure y'Imana, ariko ngo umuntu wese ukora icyaha ngo abe imbata yacyo.
cyangwa imbata yacyo. Haleluya. Ariko ukora ibyiza aba ayobowe n'umwuka w'Imana kandi abanezeza Imana. Haleluya. Rero mwene data, uyu mugoroba umwuka wera w'Imana atuganze kandi adusange, atwuzuza imbaraga zo gutsinda ikibi n'igisa nacyo, kugira ngo duhore tunezeza Imana yadukunze urukundo ruhebuje, ikaduha umwana wayo w'ikinege kugira ngo yongere duhuze nayo. Ubwo twari twacumuye tukajya kure y'ubwiza bw'Imana, ayo maraso y'igiciro yamenetse ku musaraba niyo yongeye kutugira abana mu rugo rwa data. Haleluya. Rero ndabifuriza yuko buri muntu wese aharanira kuba hafi y'Imana, kuyoborwa n'umwuka wera w'Imana, gukora ibyiza binezeza data, nawe agahora kwishimiye. Haleluya. Ijambo ry'Imana hano riravuze ngo imbata ntishobora kuba mu rugo iteka. Urugo hano ijambo ry'Imana rivuga ni muri wa mutima mwiza unezeza Imana. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo imitima yacu niyo nzu y'Imana. Haleluya. Iyo umutima ukoze icyaha cyangwa utekereje nabi, uba wimuye Imana muri wowe. Umwuka w'Imana uriba muri wowe arahunga akakuvamo, kuko ntabwo umwuka w'Imana ajya aturana n'umwuka wa Satani, ntibishoboka. Igihe cyose rero uzagambirira nabi, uzakora ikibi cyose, ujye umenya ko watandukanye n'ubwiza bw'Imana. Ngo nta na rimwe imbata ijya iba mu rugo iteka. Iyo wabaye imbata y'icyaha, ubabaye wa Satani, ntabwo uba ukiri umwana w'Imana. Abana b'Imana nk'uko ijambo ryatangiye ritubwira, ni abayoborwa n'umwuka wayo. Abo nibo bana Imana yishimira, abo nibo bari mu rugo rwa data, abo nibo bahora bamunezeza, bamuramya, bamuhimbaza. Imana yacishimwe cyane. Ijambo ryatubwiye ngo ahubwo mwene nyirarwo niwe urugumamo iteka. Ngo nuko umwana n'ababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Haleluya. Uyu mugoroba we waba unkurikiye, waba wumva ijambo ry'Imana, ukaba warubaswe n'icyaha icyo ari cyo cyose, umwuka w'Imana, imbaraga z'Imana, amaraso Yesu Kristo yamenetse ku musaraba aragusaba ngo itandukanye n'icyo cyaha cyakubase. Icyo ari cyo cyose, Imana yacu ishobora byose, ariko ikigusaba nuko woroshya umutima wawe, nuko utera intambwe, nuko wumva uzinutswe izo ngeso mbi wari urimo, izo nzira mbi wagenderagamo, ukaza ukiyunga na Yesu wakumeneye amaraso, ukongera ugasubira mu rugo kwa data. Yesu ashimwe cyane. Maze urugo rwa data ukarubamo iteka ryose, ugahora mu bwiza bw'Imana, ugahora usabana n'Imana yacu, ugahora uramya Imana yaremye isi n'ijuru. Haleluya. Imana rero itwambika imbaraga zo guhora tuyinezeza kandi dukora ibishimwa nayo. Nasomye igitabo cy'umukozi w'Imana Rick Warren. Hari ahantu yanditse avuga ibintu bine biyobora abantu benshi, cyangwa biyobeje abantu benshi, cyangwa bitwaye imitima ya benshi. Yaranditse aravuga ngo ikintu cya mbere, abantu benshi bayoborwa no gukunda ibintu. Haleluya. Ibyo nawe ubwawe aho uri cyangwa aho wicaye wabitekereza, cyangwa ujye ubabona batwawe n'ibintu by'isi. Ibintu bikamutwara, akaba yakwica abantu, akaba yariganya, akaba yakwambura, kugira ngo yikanyize, kugira ngo yumve ko afite ubutunzi bwinshi ariko butarimo Imana. Igihe cyose uzashaka ubutunzi budaciye mu nzira nziza, uzabuhamanye n'amategeko y'Imana, kuko Imana ishaka ko
uyinezeze ikaguha umugisha ukagera kuri byinshi ariko biyiturutseho. Haleluya. Rero rikaba yaravuze ngo abayokunda ibintu bibakura, iyo bikunze cyane bikagutwara ubwenge n'umutima, bigutandukanya n'ubwiza bw'Imana. Icya kabiri yavuze, ataragera ku cya kabiri yavuze ngo iyo ukunda ibintu umutima wawe ugahora urarikiye, ntabwo ushobora kunezeza Imana yawe. Icya kabiri aravuga ngo abantu benshi bayoborwa n'umutima ubacira urubanza. Haleluya. Iyo wamaze gukora icyaha, buri muntu wese ukora icyaha aba abizi ko yatandukanye n'Imana kandi yahemukiye Imana. Uwo mutima rero uhora ugukomanga ukavuga ngo waribye, warishe, warasambanye, ugahora ugukomanga bikakubuza amahoro, bikakubuza rwa rukundo rwiza rw'Imana yaguhaye, bikakubuza wa mudendezo wo mu bumana. Haleluya. Aravuga ngo bene uwo cyangwa bene abo bamara ubuzima bwabo bwose bicuza, baba bicuza ibyo bakoze, imitima yabo ikaba kure y'Imana. Haleluya. Igihe cyose uzakora icyaha, nk'uko twabivuze no guhera ruguru, uba watandukanye n'ubwiza bw'Imana, ugasigarana wa mutima ugucira urubanza umunsi ku wundi. Ngira ngo tujya tubibona, hari abantu bajya bica abantu ntihagire n'ubabona, ariko umutima ukamukomanga akazana naho aza akirega cyangwa se akabura amahoro, akaba yanasara. Kubera iki? Hari amaraso yamennye y'inzirakarengane. Ayo maraso aguma akomanga umutima we, ukabura amahoro. Iyo wabuze amahoro mu mutima, nuvuga ngo nta bwiza bw'Imana, nta mwuka w'Imana ukurimo. Haleluya. Icya gatatu yaravuze ngo abantu benshi bayoborwa n'ubwoba. Ubwoba bumaze abantu. Iyi si udafite Imana muri wowe, uhorana ubwoba. Uba wumva isaha yose wikanga ikikwica, uba wumva abantu bose ari we bahiga, uba wumva uba ufite amajwi menshi akurwaniramo. Yesu ashimwe cyane. Igihe cyose uzava ku Mana cyangwa ugatandukana n'ubwiza bw'Imana, uhora mu mwuka w'ubwoba. Yaravuze ngo uyoborwa n'umwuka w'ubwoba udindira mu bintu byose. Umwuka w'ubwoba urakudindiza ntugire icyo ugeraho. Kubera iki? Ntacyo ukora, uba wumva isaha yose ugiye gupfa, uba wumva bagushakisha, uba wumva baguhiga, uba wumva ushakishwa kandi yenda nta n'icyo wakoze. Kubera iki? Watandukanye n'ubwiza bw'Imana. Nta burinzi bw'Imana, nta rukundo rw'Imana wumva rukugose, ubwiza bw'Imana buri kure yawe. Uwo mwuka ubasa abantu benshi muri iyi si. Yaravuze ngo iyo uri mu mwuka w'ubwoba uhora umeze nk'umuntu uri muri gereza, bigatuma utagera ku mugambi Imana yakugeneye cyangwa se igufitiye. Igihe cyose uri muri gereza wumva ufunganye ahantu, ukumva nta cyiza utegereje, ahubwo utegereje urupfu, nta kintu wageraho mwene data. Rero Imana itwambika imbaraga zo gutsinda urwo ruzitiro, tukarurenga tugasingira ubwiza bw'Imana, cyangwa tukiyambura ibyo byose bidutandukanya n'ubwiza bw'Imana. Icya kane yavuze ari nacyo cya nyuma, yaravuze ngo abantu benshi bayoborwa no gushaka kunezeza abantu cyangwa gushimwa n'abantu. Ibi birahari cyane. Usanga abantu abenshi bakorera ijisho ry'umuntu. Niba ari umuntu ukora ahantu agashaka gushimisha boss, aho kugira ngo akore yumva ko ibyo akora hamanya n'umutima we cyangwa umwuka w'Imana yuko akora ibyo yagomba gukora, ariko bigatuma yakora n'amakosa menshi kugira ngo ashimishe abantu cyangwa ashimishe umuntu. Ibi rero bituma iyo ukora ushaka gushimisha abantu
ntabwo ushobora gushimisha Imana, kuko hari byinshi, hari inzira nyinshi ukoresha kugira ngo ushimishe wa muntu cyangwa ba bantu zitanezeza Imana. Kandi iyo unejeje abantu utayobowe n'umwuka w'Imana, ntabwo bishoboka ko wanezeza Imana yawe, kubera ko ntawe ukeza abami babiri. Ntabwo wakora ibyaha ngo unezeze abantu, cyangwa wicira inzira ngo ushimwe na benshi ngo urangize ushimwe n'Imana. Ugomba gukora ibyiza binezeza Imana. Iyo unejeje Imana n'abantu baranezerwa. Ariko ushatse kunezeza abantu gusa uciye mu nzira mbi, utandukana n'ubwiza bw'Imana. Aya ni amagambo umukozi w'Imana Rick Warren yanditse, agerageza kugaragaza abantu ukuntu batandukana n'urukundo rw'Imana, cyangwa bagateshuka bakava mu nzira zibatandukanya n'urukundo rw'Imana, cyangwa no kuyoborwa n'umwuka wera w'Imana. Imana idufashe kandi twambike imbaraga zo guhagarara ahakwiriye. Tugiye gukomeza dusoma ibyanditswe byera bitwereka icyo Imana idushakaho. Ni hehe wahagarara, n'iki wakora kugira ngo Imana ikwishimire, cyangwa wumva uri mu mugambi w'Imana, cyangwa uri mu murongo Imana igushakaho. Reka dusome Yohana ibice 5, turasoma umurongo umwe wa 44. Haravuga ngo, mbese mwabasha mute kwizera kandi mumaranira gushimwa n'abantu mu cyimbo cyo gushaka ishimwe riva ku Mana ubwayo? Haleluya. Iri ni ijambo rishimangira ibi twahoze tuvuga. Ijambo ritubwira ngo, mbese mwabasha mute kwizera kandi mumaranira gushimwa n'abantu mu cyimbo cyo gushaka ishimwe rivuye ku Mana ubwayo? Haleluya. Iteka igihe cyose uzashaka gukora ngo ushimishe rubanda, ushimisha abantu, ariko hatarimo Imana, hatarimo ishimwe rivuye ku Mana, hatarimo inzira nziza y'Imana, ntacyo uzabukora. Umwana w'umuntu aragushima uyu munsi, ejo akaguhinduka. Ariko iyo ishimwe n'Imana, uba ufite garanti, uba ufite asiransi y'uko ibyo ukora ari byiza muri icyo gihe urimo, ndetse n'igihe kizaza, ndetse n'abazagukomokaho. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo, mbese mwabasha mute kwizera kandi mumaranira gushimwa n'abantu mu cyimbo cyo gushaka ishimwe rivuye ku Mana ubwayo? Iteka igihe cyose gahunda zawe utazazishyiramo Imana, gahunda zawe zitazayoborwa n'umwuka w'Imana, uzaba umaranira ubusa. Uzaba ushimwa mu gihe gito, kandi wa muntu ushobora kugushima muri ako kanya niwe wa muntu ushobora no kuguhinduka mu kandi, kuko nta mwuka w'Imana ubirimo, nta mugisha w'Imana ubirimo. Urimo uramaranira gushimwa n'abantu, kandi ishimwe riturutse ku Mana niryo shimwe ryiza. Imana idushoboze, kandi Imana yo kwizerwa itwambika imbaraga kugira ngo tubashe guhagarara ahakwiriye. Kuyoborwa n'umwuka w'Imana bidusaba kwezwa. Kwezwa ni ijambo risobanutse, ni ukuba witandukanyije n'ikibi, ni ukuba warejejwe n'amaraso ya Yesu. Iyo Yesu Kristo yakwejeje akagukuraho cya kizinga, bya byaha byakwizingiragaho, uba ugendana n'Imana aho uri hose. Ibyo ukora byose biba biyobowe n'umwuka wera w'Imana, kuko Imana iyo ikubona ibikwishimiye. Ibi reka nanone dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusanga mu Baheburayo
turasoma igice cya 12 n'umurongo wa 14. Haravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Haleluya. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Uku ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riradusaba kubana n'abantu bose amahoro. Riradusaba ngo hahandi wirirwa mu kazi ugerageze mu rwawe ruhande. Hari igihe wowe washobora kuba mwiza ariko abandi bakaba babi, ariko mu rwawe ruhande nibigukundira ngo ubane n'abantu bose amahoro. Wera imbuto z'abahindutse, ugaragaza Imana iri muri wowe, uba umunyu uryoshya aho hantu uri, kandi uba umucyo umurikire benshi babone Kristo waguhinduye, babone Imana ituye muri wowe, bahere ko nabo bahinduke cyangwa bifuze kuba ukuri. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana riradukangura ngo kugira umwete. Iyo bavuga kugira umwete, ntabwo ari ugukora bisanzwe, hari izindi mbaraga biba bigusaba gushyiramo. Biba bigusaba ngo ukora ibishoboka byose. Hari igihe bigusaba niba umuntu we atari mwiza ariko wowe ugerageze ube mwiza, kugira ngo bwa bubi bwe buburiremo cyangwa ubwiza bwawe bubuganze. Kubera iki? Urimo Imana, uhetse Imana muri wowe, uragira ngo were imbuto z'abahindutse. Haleluya. Ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Bene data, birababaje kuba waba warakijijwe ukamara imyaka uvuga Imana ndetse bakwita umurokore, ndetse babona nyine ko usenga, ariko aho uciye ukaba uri ruvumwa. Aho uciye bakavuga ngo aho gukizwa nka kanaka ngo nabyihorera, ukaba bariyeri y'abandi bantu benshi bashobora guhinduka ngo bamenye Imana. Ibyo ngibyo ni ibintu bibi cyane, ni ibintu Imana idusaba kwirinda no kurwanya cyane, kuko ijambo ry'Imana niryo ritubwiye ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Tekereza waramaze igihe, ugata igihe. Hari umuririmbyi waririmbye ngo ukabura iby'isi ukabura n'iby'ijuru. Ntiwagiye mu isi ngo uryohe, ntiwanejeje n'Imana ngo uyivuge cyangwa bayikubonemo, ukabura iby'isi ukabura n'iby'ijuru. Reka Imana y'amahoro idushoboze, umwami Yesu Kristo watubambiwe adushoboze kugira ngo aho turi tuba ambasaderi beza, tuvuge Imana, tugaragaza Imana, tuba umucyo tumurikire benshi. Yesu ashimwe cyane. Ibi ntabwo twabyishoboza, ariko dushobozwa na Kristo uduha imbaraga, kandi izo mbaraga iyo uzisabye araziguha. Ikintu nakundiye Imana ntabwo igifata ku ngufu. Mu Mana ni muri demokarasi. Iyo wemeye kwikuyobora irakuyobora, wayitera umugongo ikakwihorera, ariko ingaruka zo kwitera umugongo zirahari, ni nyinshi. Kuko nta cyiza cyo muri iyi si, nta mahoro y'abanyabyaha, niko ijambo ritubwira. Reka rero duhitemo kugendana n'Imana no kuyoborwa n'umwuka wayo, kugira ngo tuzave muri iyi si dufite ingororano y'abakoreye Imana, y'abubashye Imana. Kuyoborwa n'umwuka w'Imana ni ibintu byiza cyane. Bituma ugenda wemye, bituma ugenda wumva nta mutima ugucira urubanza, bigatuma wumva unezerewe Imana muri wowe, uzi ibyishimo n'umunezero, kubera ko umwuka w'Imana ari muri wowe, umwuka w'Imana atuye muri wowe. Kandi n'abakubona
bakubonamo imana. Ntabwo imana ikeneye ko tugenda twiyanditseho ngo ndi umukristo cyangwa narakijwe, cyangwa gusa bakubonye babikubonamo. Hari imbuto, hari imyitwarire, hari ingeso ziranga abantu bahindutse, bamenye imana yabo. Haleluya. Ijambo ry'Imana nanone twasoma rikatubwira abantu bafite imana muri bo, riri muri Zaburi ya mbere n'umurongo wa mbere. Haranditse ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Haleluya. Imana yashimwe cyane. Nguwo umuntu Imana ishaka, umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Abantu ngo bagambirire nabi ubayoboke, ubu bawagezemo ubishyigikire, uwo muntu ngo arahirwa cyane. Uwundi muntu ngo udakurikiza imigambi, udahagarara mu nzira y'abanyabyaha. Haleluya. Inzira y'abanyabyaha ni nyinshi muri iyi si. Hari abantu bajya bavuga ngo njyewe nshobora kujya mu kabari mu basinzi ngo ariko sinywe, ariko uhagaze mu nzira y'abanyabyaha. Ngo njyewe ngo uriya muntu ngo arasambana ngo ariko njye sinsambana, ariko uri kumwe nawe. Abanyarwanda bajya bavuga ngo mbwira inshuti yawe nkubwire uwo uri we. Niba uri kumwe n'umusinzi uzaba umusinzi, niba uri kumwe n'umusambanyi nawe uri umusambanyi, kuko uri mu nzira yabo, uhagararanye nabo, wicaranye nabo. Rero Imana idufashe, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Yesu ashimwe cyane. Uwo muntu ngo arahirwa. Uwo muntu harimo umwuka w'Imana, ushobora kwirinda ibyo bintu byose akabiba kure, akabigendera kure. Uwo muntu ngo arahirwa cyane. Iyo ukomeje iyi Zaburi ikubwira ngo ahwanye n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ngo gihora gitoshye igihe cyose, ngo niyo amapfa yateye ntabwo akigeraho. Yesu ashimwe cyane. Ngo kuko kiba cyarashoreye imizi. Haleluya. Icyampa uyu munsi nge nawe ugashorera imizi muri Kristo. Hahandi ubusambanyi butazakunyeganyeza, hahandi uburwayi buzaza ntibugukure kuri Yesu, hahandi inzara izaza ntiyitume wiba, aho ngaho uba warashoye imizi ku Mana. Haleluya. Imana yashimwe cyane. Uwo muntu ngo arahirwa cyane, kuko aba yaritandukanyije n'ikibi n'igisa nacyo, ahungira kure umuntu wese wamukuraho ubwiza bw'Imana, ahungira kure ikintu cyose cyatuma yandura agata ubwiza bw'Imana. Uwo muntu ngo arahirwa cyane, niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Yesu ashimwe cyane. Rero ijambo ry'Imana ni ukuri, kandi ijambo ry'Imana rirahembura. Wowe unteze amatwi, wowe ushobora kuba wumvira ijambo ukaba hari ikintu cyose cyaba cyarakubase, cyangwa hari imigambi mibi wagenderagamo, uyu ni umwanya mwiza wo kwitandukanya nacyo, kugira ngo ubashe kwambara imbaraga n'ubutsinzi n'ubutware duhabwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Ubashe gutsinda za mbaraga mbi, rwa rugomo wagenderagamo, za ngeso mbi cyangwa ya gurupu mbi wari warahisemo kubana nayo, witandukanye nayo, kugira ngo umwuka w'Imana yongere agaruke muri wowe, yongera kuyobore inzira nziza itunganye izakugeza heza ho mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana ni ukuri, kandi ukuri kutuyobora kugira ngo dukomeze guhagarara aho Data dushaka. Turakomeza nanone twisoma ibyanditswe byera, kuko twabonye ko ari bwo buhanuzi butavangiye. Nta abahanuzi hari abajya bavangirwa, akaba yakubwira ibintu ntibisohore, akaba
yakwizeza ibitangaza ariko yenda yaravangiwe cyangwa se akoresheje amarangamutima ye. Ariko ubuhanuzi bwiza butavangiye ni ijambo ry'Imana dusoma mu byanditswe byera. Reka dusome nanone muri Yobu 8 umurongo wa 20. Haravuga ngo Imana ntizata umuntu w'intungane kandi ntizaramira inkozi z'ibibi. Yesu ashimwe cyane. Ni ijambo rigufi ariko rikomeye cyane. Yobu 8:20 haravuga ngo dore Imana ntizata umuntu w'intungane. Ntishobora, ni isezerano yarirahiriye. Ntabwo yata umuntu utunganye pe, ntabwo yamureka. Haleluya. Ariko handi akavuga ngo kandi ntizaramira inkozi z'ibibi. Amaso y'Imana ntabwo ajya abona inkozi z'ibibi. Haleluya. Ariko ngo umuntu utunganye ntabwo Imana yamuta, ntabwo yamureka, ntabwo yabura kumwumva, ngo ibiraho hafi kugira ngo imugirire neza, imunezeze, imwumve kucyo asabye cyose. Yesu ashimwe cyane. Ariko ngo inkozi z'ibibi ntabwo azaziramira na gato, ntabwo azazumva. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi ufata icyemezo cyo guhindukira. Niba hari ibintu byose wumvaga byakwizingiyeho, niba wumvaga hari ikintu cyagutwaje igitugu, uyu ni umwanya mwiza wo kugira ngo iri jambo riguhindure, uhitemo neza, ukurikire Imana. Imana yaremye isi n'ijuru, Imana y'urukundo rwinshi kandi yiteguye kukugirira neza, kuko yirahiriye ikavuga ngo ntabwo izata umuntu utunganye na gato, ngo ariko ntabwo izigera iramira inkozi z'ibibi. Iryo ni ijambo ry'Imana, uko ni ukuri kwaryo. Rero bene data, ngana ku musozo, reka dusome ijambo, dusabe umwuka w'Imana atwambika imbaraga, turihagararemo, dusabe ngo Mana uduhagarika heza, kugira ngo umunsi ku wundi tube duhagaze aho Imana idushaka, tuyobowe n'umwuka w'Imana, dukora ibishimwa n'Imana, tugendana nayo, turi abambasaderi beza, aho tugeze batubonemo Imana bifuze gusa natwe. Haleluya. Uyu mugoroba ibyanditswe byera by'Imana biratubwira yuko guhinduka, guhitamo neza ariko konyine kwabasha kuguhuza n'Imana, kukagukuraho ububata bw'ibyaha, kugutandukanya n'umwuka wa Satani uhora gushuka, uhora kujyana kure y'Imana, kugira ngo uzarimbuke, kugira ngo uzajye muri Gehinomu. Ntabwo ari byo. Uracyafite amahirwe menshi, haracyari ibyiringiro. Niko ijambo ritubwira ngo niyo igiti iyo cyatemwe kibasha kongera kigashibuka, ngo ndetse amababi yacyo bakaba ibitontomye. Iyo bavuga ibitontomye ni ukongera ugakurwa muri bwa busambanyi, ugakurwa muri bwa businzi, ukamenya Imana, ukongera ukaba mushya muri Kristo Yesu. Nicyo bivuga bene data. Rero dusoza, reka dusome ijambo riri muri Yohana igice cya 17, turasoma n'umurongo wa 17. Haravuga ngo ubereshe ukuri kw'ijambo ryawe, ubereshe ukuri kw'ijambo ryawe niryo kuri. Amena. Imana yo mu ijuru itwereshe ukuri
ukuri niko kujya kubatura umuntu, ukuri kw'Imana niko kugukura. Iyo wamenye ukuri umenya guhitamo neza, nibwo umenya gutandukanya ikibi n'icyiza bene data, ukamenya ko wari waragiye mu irimbukiro, ukamenya yuko wari warayobye, ukamenya ko inzira wari urimo yakujyanaga mu rupfu rw'iteka. Hahandi uzahora wicuza, hahandi uzahora uvuga ngo yaba naramenye. Ariko iyi ni isaha nziza yo kongera ukagarukira Imana, yo kongera ugasubira ku murongo, yo kongera ukitandukanya n'icyo kibi cyose cyakwizingiragaho. Ku ijambo ry'Imana yaravuze ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ukuri. Ijambo ry'Imana ni ukuri aho riva rikagera. Ijambo ry'Imana niryo twamenye, niryo twize, twumva ko dutsinzwe n'urubanza rw'ibyaha byacu. Buri muntu wese wamenye ukuri niko kwagiye kumubatura muri byose byabagamo. Iyo utaramenya ukuri wihagararaho ukumva ko ibyo urimo ari byo bitunganye, ukumva ko inzira ugenderamo ari aho. Ariko iyo wamenye ukuri, iyo wasogongeye ijambo ry'Imana, riragutsinda utaburanye, ugasigara uvuga ngo Mana mbabarira, ugasigara wihana, ugasigara ushaka Imana kurusha ibindi bihe byose. Rero ijambo riratubwiye ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Yesu ashimwe cyane. Rero Imana y'amahoro ibeze, Imana y'amahoro irushaho, umwuka w'Imana arushaho kubasobanurira kandi aganze imitima yacu twese, kugira ngo buri muntu wese aho yaracitse intege, kugira ngo buri muntu wese aho yumvaga yatandukanye n'ubwiza bw'Imana, Imana yongere imwambike imbaraga, Imana yongere imusubizemo ijambo ryayo, yongere agire inzara n'inyota. Dusome ijambo, dushime Imana, tuvuge Imana, hanyuma nayo izadutsindishiriza. Umwuka wa Satani uyobya abantu atsindwe mu izina rya Yesu. Ibyagukururaga by'isi, ibyagutwaraga hirya no hino, ubyiyambure, ko ku isi si yacu. Tuba mu isi turi abagenzi, abagenzi bajya mu ijuru, aho tuzishimana n'umwami wacu Yesu Kristo iteka ryose, turirimba tuvuga yuko twanesheje isi na Satani. Rero Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibishimire kandi banezeze, inezeze imitima yanyu, kuko mwahisemo kuyikurikira, kuko mwahisemo kureka ibyo mwagenderagamo bitayinezeza, mugahitamo inzira nziza yo kuyoborwa n'umwuka wera w'Imana. Umwuka uzatuyobora, umwuka twasigiwe nk'umufasha, niwe uzatugeza mu bwami bw'Imana, dukora ibishimisha Imana, tugendera mu nzira, tuvuga imbaraga zayo, tubwira abantu ibyururutse imitima, kuko iterabwoba riri hanze aha ni ryinshi. Abantu barihebye, abantu bafite ubwoba, ariko abafite Imana muri bo baratuje, kuko hari ibanga bafite. Hari Imana iri muri bo ibabwira ngo ntimuzapfa muzarama. Turacyafite umwanya wo kubwira abantu ubutumwa bwiza, turacyafite igihe cyo kubwira abo bose bihebye. Niyo mpamvu tutihebye, niyo mpamvu twumva dukomeye mu gihe abandi bacitse intege. Umwuka w'ubwoba twabonye ko ari umwuka wa Satani, ari umwuka udindiza, ari umwuka wihebesha abantu, kandi bakarinda bapfa ntacyo bagezeho, ahubwo bakazagera mu irimbukiro. Imana ibagirire neza, Imana ibeze kandi Imana ibatunganye. Shalom.